Hello my people out there, that is a boy from Bigwin TV kabisa. Yumunsi nkaba ngarutse kugira mbabwira kandi kantu ka danje kagufasha muri buno buzima bw'isi tubayemo, isi ya twese yaducanze kweri. Karo uyu munsi nkuzanye kugira mbabwire nuko kubwira ko buriya abantu turi babi kabisa. Abantu buriya tukamubwira akantu kamwe n'undi kanzanye mpita nikomereza. Ubundi baravuga ngo inshuti mbi ariko utazi nimba ari mbi. Inshuti mbi iruta umwanzi ukumenyesha yuko agufitiye inabi muri we. Uko buriya umuntu ukoreka kagufitiye urwango, uko byagenda kose uramwirinda, icyo yakora cyose umenya defense uri bukore kugira ngo ukirinde. Gusa buriya babantu duseka, babantu batubwira amagambo meza buri gihe badusekera, mbese utamenya uruhande rwe rubi, uriya muntu niwe mubi. Umuntu murirwana, mwirwa museka, nturamubona yakurakariye, nubwo kabona wakora ikintu kibi kimeze gute ntakurakarira. Uriya muntu ukumwitondera, kuko uriya muntu akwereka uruhande rwe rwiza, akakwereka yuko nta kibazo cyawe wakora ikosa cyangwa se wenda wakora nk'ikintu utagishaka bati nta kibazo. Bro, tekereza kabiri man. Ino si bariya abantu badusekera kenshi ni abantu nyine wenda mushobora kuba mukora nk'ikintu kimwe, mushobora kuba mukora business imwe, ariko nyuma yabonye ko nyine uri above mu bikorwa, uri hejuru yaho gato, uri cyase no cyane, akenshi uriya muntu ujye mwitondera. Araza akagusekera gusa kugira ngo nyine abone uko kuwinning, abone uko gushwanyaguza, abone uko crashinga bya danje. Uriya muntu ukumwitondera, ahubwo buri ikintu cya danje mukwiye kumenya, buri umuntu ukurusha ikintu ntabwo yakurakarira. Umuntu ukurusha ikintu ntabwo yakurakarira, kuko iteka iyo mwakoze ikintu n'undi ubizi ko n'undi ari bukurushe, nta bya danje. Nimba ari business uzi ko ufata amafaranga menshi, nta bya danje, ibintu ntibikubabaza. Ariko wa muntu urusha weho niwe ukuvuga nabi, niwe ukototera, niwe ukumara inshuti, niwe uvuga ibintu bibi byose. Wa muntu urusha ashaka buri kintu kimwe cyose, icyo ari cyo cyose kugira ngo akwangize. Uzi intwara akoresha se? Intwara akoresha ni ukuza akagusekera mukishima, akakwereka ko nyine buri kintu cyose akwitayeho, ashaka kugufasha, ashaka kuguha support, nyine ashaka kumwigisha utuntu ngo twiza. Gusa buri gihe yirwa aseka, atakwereka uruhande rwe rubi. Uriya niwe bita umwanzi, niwe bita inshuti mbi, niwe bita inshuti mbi. Ubundi ibyo bavuze ko inshuti mbi irutwa n'umwanzi wakugaragarije inabi. Ibyo nababwira kabisa, niba kwakubatse nta kibazo caho, ndabakunda cyane.